Sitori uruzinduko rwa nyuma. Hari umusore witwaga Daniel wakuriye mu mudugudu wari muto ari kumwe na mama we. Se yari yarapfuye akiri muto cyane, bityo mama we agakora cyane buri munsi mu mirima y'abandi kugira ngo arere Daniel ndetse babone n'ikibatunga. Yabyukaga kare cyane mbere y'uko izuba rirasa, akita ku mwana we, akamumesera imyenda ndetse akanagira n'udufaranga duke asevinga kugira ngo wa mwana we Daniel nakura azabone uko ajya ku ishuri. Ntibyatinze yaje gutangiza Daniel ndetse aza kuvamo umwana w'umuhanga. Abatica be bose bavuga ko ashobora kuzaba icyo ashaka cyose mu buzima, ndetse ibi na mama we yarabyizeraga. Ariko uko Daniel yakuraga yatangiye kumva afite ipfunwe ry'uko akomoka mu muryango ukennye. Ntibyatinze yarize asoza pirimeri ndetse na segonderi. Bidatinze yaje no kujya muri kaminuza mu mujyi, atangira kugabanya guhamagara mama we. Inshuti ze zari zifite ababyeyi bakize, imyenda myiza ndetse baba no muri aparitoma. Daniel ntiyashaka ko bashuti be bamenya ko mama we ari umuhinzi ukennye ndetse n'iwabo bakennye. Iyo mama we yamuhamagaraga yaramusubizaga ati, mama ndahuze, nzaguhamagara nyuma. Mama akihangana kuko yabaga amukumbuye cyane, ari we babanye mu minsi yose kandi ari we mwana afite wenyine. Ntibyatinze imyaka yarashize indi iraza, Daniel arangiza kwiga ndetse abona n'akazi keza hahandi mu mujyi yari yaragiye kwiga. Nawe agura imodoka nziza, imyenda myiza ndetse nawe atura muri aparitoma nk'uko babashuti be bakize babikoraga. Umunsi umwe umuntu wo mu mudugudu wabo yaramuhamagaye amubwira ko mama we arwaye cyane kandi arembye. Icyo gihe Daniel yari afite inama y'akazi yari igiye kubera muri New York, ubwo ni muri Amerika. Aravuga ngo ubu sindeke kujya muri Amerika njye kureba mama, cyangwa njyeyo nzajya kumureba nimvayo. Inama yari izamara ukwezi, ntari bireka njyeyo, ku byumweru 2 nzahita ngaruka njye kureba mama. Yafashe indege aragenda, ariko agezeyo amabwiriza ni uko bagombaga gukora inama icyo gihe cyose telefone barazibatse bakazizima. Ibyumweru 2 bishize yashatse impamvu ituma ahagarika inama, yaka telefone ye ngo agaruke vuba ajye kureba mama we. Aragenda afata indege yihuse imugarura mu rugo ngo ajye kureba mama we. Ageze mu ndege nabwo bababwira gukuraho telefone. Ntibyatinze igihe cyarageze, bagera ku kibuga cy'indege, afata fone ayisubizaho kuko noneho yarabyemerewe. Akishyiraho yabonye nimero imuhamagara, yumva abantu benshi barimo kurira. Agerageza kuvugisha uwo wari umuhamagaye cyane ko yabonaga ari nimero atazi, ariko yumva ntabwo arimo kuvuga. Arakupa, arongera arayihamagara. Baramwitaba, baramubwira ngo ibyumweru 2 byari bishize mama wawe arwaye, agerageza kuguhamagara avuga ko ukumbuye cyane ndetse agushaka, ariko telefone yawe ntabwo yigeze icamo, none arapfuye nibwo uyisubijeho. Daniel yahise ahwera, ariko abantu baramwegera baramwegura, asubira mu cyaro mu muhango wo kumushyingura. Ariko abaturage bose akumva barimo kumuvuma, bavuga uburyo ki mama we yariye akimara, akambara ubusa, akambika umwana we, akarya nabi ndetse akabaho nabi kugira ngo umwana we abone ibintu nkenerwa byose, ariko we akaba ataranashoboye gufata 1/10 mu byo yari afite ngo avuze mama we ngo anamuhe umwanya. Basoje gushyingura bamweretse inzu nto yabonaga isa n'ishaje cyane kurusha uko yayibukaga. Imbere mu nzu harimo ibintu byoroheje kandi bishaje cyane. Umwe mu baturanyi b'inyangamugayo yamuhaye agasanduku gato mama we yari yarabitse. Muri ako gasanduku harimo amanota yose Daniel yabonye ku ishuri kuva akiri muto,
amafoto ye ya kera akiri umwana, amabaruwa mama we yari yaranditse ariko atigeze amwoherereza. Imwe mu mabaruwa mama we yari yaranditse yaragiraga iti: mwana wanjye, nzi ko uhugiye mu kubaka ubuzima bwawe, ndagushimira kandi ndagushyigikiye pe. Njye sinkeneye byinshi, icyo nifuza gusa ni uko umunsi umwe twazicarana tukaganira nk'uko twabigenzaga kera. Ako kanya Daniel yicaye hasi ararira cyane kurusha uko yari yarigeze anarira na mbere hose mu buzima bwe. Ariko ibi ntacyo byari kumara kuko byari byarangiye. Ibyo yari yaragezeho byose mu buzima byahise bisa nk'ibitakimufitiye agaciro, kuko noneho yarabonye ko abuze umuntu umwe wamukundaga kurusha abandi bose. Ntiyigeze abonera umwanya mama we, kandi ubwo byari birangiye. So rero amasomo akwigira kuri iyi nkuru ibabaje. Isomo rya mbere: buriya igihe tumarana n'abacu kiruta amafaranga cyangwa ubutunzi tuba dushaka. Ni byiza gushaka amafaranga, ariko ujye wibuka ko abantu bagomba kuza mbere y'ayo mafaranga. Hanyuma isomo rya kabiri: ntukagire ipfunwe ry'aho ukomoka, kuko ntawe uhitamo aho avuka cyangwa se ababyeyi abyarwa nabo. Isomo rya gatatu: umuntu nakugirira neza ntugatinze kumugaragariza urukundo cyangwa se kumushimira uvuga ko uzabikora ejo, kuko ejo ntabwo hizewe, ntabwo ubizi niba azaba ariho cyangwa se wowe uzaba uriho. Isomo rya kane wamenya, ari naryo nakwita ko ari irya nyuma: uzamenye ko nta ntsinzi yagira agaciro igihe icyo ari cyo cyose wayitakarijemo abantu bagukundaga bakakwitaho kurusha abandi. So rero ngewe wari ubwo kuri iyi story, nitwa S Faustin, nushaka unyite Bogari.